nitwa David Muzerwa Ngendahimana, ariko nkabanzwi ku izina rya Ngunda. Yego. Ngunda se ukaba uri hano waje muri ko tugusanze hano, igihumyo urakizi? Igihumyo ndakizi. Nkeka ko rwose n'uwatekereza kureba imbaraga z'igihumyo yanareba Ngunda. Yareba Ngunda. Izo ni imbaraga z'igihumyo. Izi ni imbaraga z'igihumyo rwose mu buryo bwimbitse. N'igihumyo guhera ku myaka yanjye 19. Ahubwo numvishe ko cyatwegereye. Ntiriko rwose Imana igira neza yari yarabitubwiye. Nuko igihumyo ndakizi cyane. Uretse ko igihumyo se nta bindi bintu bikorwa mu bihumyo ariko biryoha kurusha kukirya cyonyine cyangwa kirya nk'isose mu bishyimbo cyangwa mu zindi mboga. Uburyo bwanjye burya igihumyo nkirya nk'inyama nk'akaboga. Nibwo buryo. Hari abandi bo babikoresha mu buryo bwinshi kandi bwiza. Watubwiramo nk'inshuro nk'ibintu bitatu wakoramo ibintu byose muri ibyo bintu, urugero nk'amasambusa. Yego, hari nk'amasambusa, hari n'ukuntu babikora neza bikagenda bikamera nk'umureti, ukabirya nk'umureti. Wabona uriho umureti? Nta na kimwe ntarakora ku gihumyo. Kiraryoshye, gifite uburyo bwinshi bwiza pe. Ukoramo na brushette ukaba wayirya nk'uriye. Ukoramo na brushette rwose ukaba wa